Yes, ndizera ko umeze neza from the around the world. Yeah, iyi ni channel yanyu rero, The Truth Inside. Turakwifuriza kugubwa neza, turakwifuriza ibyiza, turakwifuriza umunezero. Niyo mpamvu tukubwira ati cyangwa se tukwibutsa gukanda subscribe nimba utarabashije gukanda subscribe, ndetse na kakazogera kugira ngo amakuru ajya kugeraho isegonda kurindi. Nukuvuga ngo ati rero iyo ugakanze ni handi uhita wumva muri telefone yawe andi makuru y'imyidagaduro cyangwa ya showbiz ubungubu akugezeho. Dukomeje rero, impamvu kanda subscribe no kugira ngo ayo makuru ako kanya kikugeraho uhita watchinga umenye nawe ibirimo biravugwa bishyatse cyangwa se amakuru mashyashya yaje bikakugeraho umunota kundi cyangwa se isegonda kurindi. Yes, tugarutse rero tudatinze, muribuka guys, muribuka haceho nk'iminsi nk'ibiri cyangwa umunsi umwe, ni umunsi umwe nkuzaniye amakuru ya kimwe mu cyamamare cyo gituruka mu Rwanda ariwe Ngabo Medal cyangwa se Medi. Nkubwira amakuru agezweho cyangwa se amakuru arimo aramuvugwaho y'uburyo urukundo rwe hagati yewe na Mimi bihagaze cyangwa se bimeze. Ariko iyo siyo nkuru nakuzaniye no munsi, iyo ntago ariyo nkuru nakuzaniye uyu munsi, ahubwo nakuzaniye iyindi iriyo update kabisa ishyushye cyangwa se yakumuriro. Naho guys rero na yandi makuru nakuzaniye cyangwa se na indi nkuru nakuzaniye ni inkuru ya kimwe mu cyamamare cyangwa se mu bamwe mu bastari bakomeye cyane mu Rwanda. Muramuzi na wundi no bita Tiger, wamenyekanye mu ndirimbo za Habibi ndetse n'izindi nyinshi cyane, aho yagiye anakora na collabo hamwe n'ibindi byamamare nka Diamond Platinum ndetse n'abandi benshi cyane. Rero uyu musore bita Tiger cyangwa se wamenyekanye ku zina bita The Ben, muherutse kubona mu mezi yashize ubwo yakoraga icyo bitaga mariage civile, kujya gusezerana mu nkiko cyangwa se mu rukiko kugira ngo byemezwe ko ari nk'umugore n'umugabo. Hagati y'aho ngaho rero murabyibuka abantu benshi bari baratangiye kumushora amagambo cyangwa se kumubwira amagambo menshi cyane ngo dore Medi yarabisoje cyangwa dore n'abandi bagiye babikora mu rungano rwawe, harimo ba Tom Close, harimo ba Riderman n'abandi benshi cyane bagiye bakora amakwe, ndetse haza n'abandi bagiye babyiruka ababona, harimo ba Platini. Guys rero ubwo we bagendaga bamubwira amagambo menshi cyane, nibwo umusore nawe yaje kubereka ko hari uwo mutwe wa mutima cyangwa se wamwihebeye, wumva yuko ibitekerezo bye byose yabijyanye ari we na wundi Pamela. Nukuvuga ngo rero iyi kapo abantu benshi ubwo basezeranaga mu rukiko, abantu batangiye bavuga ngo bategereje icyo bita save the date cyangwa se date y'ubukwe bwa mariage. Ese bazabukora ryari, bizagenda gute, bizaba bimeze gute? Cyangwa se ngo ni kwa kundi kw'abastari cyangwa se kw'ibyamamare cyane cyane nk'abahanzi cyangwa se abakinnyi b'umupira ngo baza baje mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu, ugasanga ngo bambitse abakunzi babo impeta bigaherera aho ngaho, ariko ikintu bikerekeye igikwe ngo no kidashoboka. Ariko suko nguko guys, suko nguko babandi bakeka ngo ati ngo Ben ngo yaragiye ngo yamaze kwambika impeta yisubira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo atangira kwirira ibyindi byanasha. Oya ntago ari suko nguko. Rero n'ayandi makuru nakuzana no munsi, na makuru arimo kubica, kandi ngeyeyo narakubwiye ati ninkuzana amakuru ujye umenya yuko ari amakuru mamo, nakwibeshya nakujya hirya no hino. Bya bindi mwatekerezaga muvuga ngo ati ngo Medi nako sorry uyu The Ben ngo azakora ubukwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abandi ngo ntago azabukorera mu Rwanda, abandi azabukorera mu Rwanda, kandi siko biri. Umusore mu minsi yashize yaberetse ko ari Tiger ukuri, ari Tiger icyamamare gikomeye cyane. Nuko rero The Ben
nibwo yaje kumvikana ubwo yafataga trip cyangwa se indege akerekeza muri Dubai, aho nuno mukobwa Pamela yaje kumusanga. Abantu benshi batangira kuvuga ngo niho barimo barashopingira imyenda y'ubukwe. Ubukwe buregereje ariko itariki batayizi. Bimeze gute, inkuru imeze gute, cyangwa se urashaka kugira ngo ngugezeho iki? Nta kindi nakuzaniye rero ni ryabanga wawe warahishwe, kandi nimba nkubwiye ngo nkuzaniye ibanga ndarikuzaniye ndarishashe, ujye umenya yuko ndigushiriye ahabona utazigera urisanga ahandi. Kandi icyo nkubwiye ntabwo kijya kigenda gutya cyangwa se ngo birangirira ahangaha. Nimba nkubwiye ngo nkuzaniye date, icyo bita save the date y'iki cyamamare The Ben wamenyekanye nka Tiger, igihe ubukwe azabukoreraho ndetse itariki n'umwaka, menya ngo ndishuwa kuko nanjye nagenda ndayacukumbura hasi munsi y'ubutaka ngeri kuzimu, nyazana ari amakuru nyayo. Nukuvuga ati rero tudatinze, abantu benshi mutegereze itariki y'iki cyamamare The Ben ngo ndetse n'ubukwe ngo naho azabukorera. Icyo ngiye kukumenyeshaho muri kano kanya, ngiye kuguhereza ahubwo date, save the date igihe azakorera ubukwe. No kuvuga ngo iki cyamamare The Ben hamwe n'umukunzi we Pamela, igihe bazakorera umunsi w'ubukwe cyangwa mariage yabo igihe izaba tariki 31 z'ukwezi kwa 12 2022. No kuvuga ati turimo turasoza umwaka neza, nibwo ubukwe buzajya ahagaragara. The Ben agiye gukora agashya, abantu benshi biteguye ubukwe bwe ariko batayi bazi date. No kuvuga ati aho muri rero icyo nakubwiye rero, wowe ujye wibuka gukanda subscribe kugira ngo amakuru agezweho cyangwa amakuru ukeneye utabashije kumenya cyangwa ushaka kugira ngo umenye, ujye uhita uyamenya igihe kugiye cyangwa se isaha ku yindi. No kuvuga ati rero reka nze mbanze nkwereke uburyo abana bari mu munyenga w'urukundo.